Yesu ashimwe, haleluya, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Maze iminsi niko navuga umutima wanjye harimo gusa ijambo rivuga ngo ibihe bya Pasika. Turimo bisobanura iki? Kandi inyigisho zikwiranye n'ibihe bya Pasika ni izihe? Ni iki ibi bihe turimo bya Pasika cyiza bitumariye? Ariko kandi simbura no kwibuka no kuzirikana ko ibi bihe bya Pasika bihuza n'ibindi bihe mu banyarwanda mu Rwanda imbere ni bari mu gihugu imbere n'igihugu inyuma, umunyarwanda wese arimo byitwa kwibuka abacu bapfuye. Ndavuga muri rusange ni abacu kuko n'abanyarwanda bishwe, ngo rero ni abacu twese. Niyo mpamvu kwibuka rero uyu muhango wo kwibuka washyizweho na Kayisari ugomba kubahirizwa kuko ari Kayisari wawutekereje agasanga ko umuhango ukwiye kubaho buri mwaka. Ariko igitangaje iby'Imana rero biratangaje, ni uko bihuza n'umuhango wo kwibuka urupfu rw'umwana wiwe, umwana w'Imana. Birahuje, bibera igihe kimwe, niko navuga ndetse ibi byo Imana yabigennye ite, yabitekereje gute kugira ngo bihure? Ni ukugira ngo igihe turi kwibaza icyo Pasika bisobanura, ko ari umuhango wo kwibuka urupfu rwa Yesu, ariko tugahita tunibuka kuzuka kwe. Ni ukugira ngo n'abacu bose bapfiriye muri Yesu Kristo twibuke urupfu rwabo, ko urupfu rwabo, ariko tunahita twibuka tuzirikana kuzuka kwabo muri Yesu, abapfiriye muri Yesu no kuzuka kwabo muri Yesu. Mbese uwo mutwe mpaye izi nyigisho cyangwa iki kiganiro mwakumva umumaro bidufitiye? Bifite umumaro munini cyane, kuko iyo turi kwibuka urupfu rwa Yesu wadupfiriye azize ibyaha byacu, ni umuhango turimo wa Pasika, tugira akantu k'akababaro gato n'ishavu ko ari twe yazize, akababazwa uriya mubabaro ukomeye cyane, akababazwa kariya kageni ko kubambwa ku musaraba. Ariko tugahita nanone tugira umunezero kuko yahise agaragara ko ari muzima, aribyo bita kuzuka, kugaragazwa ko ari muzima. Papa we amugaragaza ko ari muzima, abonwa n'abantu basaga 500, kandi agenda atanga ihumure avuga ati muve mu ishavu no mu gahinda, muve mu kiriyo, munezerwe kuko ndi muzima. Kandi namwe mumenye ko igihe muzaba mupfiriye muri Yesu, mumenye ngo burya ntabwo muzaba mupfuye buheriheri, muzaba muri bazima, kandi mu gihe gikwiye muzagaragazwa ko muri bazima, aribyo kuzukana na Yesu. Yesu aza uko Papa we yamugaragaje ko yazutse, yamuzuye, niko natwe Yesu azatugaragaza igihe tuzadupfiriye muri Yesu. Murumva ko mbese mbyegeranya
no kwibuka urupfu abanyarwanda barimo bibuka muri rusange. Muri rusange uru rupfu rufite izina rwahawe rya jenoside ndetse y'abatutsi, kuko ni byo byabanje kumenywa no kugaragara ni ukuri byarabaye. Hanyuma uwo muhango Kayisari awushyiraho ngo tujye tubibuka buri mwaka. Impamvu iravugwa turayimenya twese, ariko noneho umuntu w'Imana, ni ukuvuga mu muvugabutumwa, intumwa ya Yesu, umuhanuzi wa Yesu, umwigisha w'ibya Yesu, arahamagawe kugira ngo agire icyo avuga muri iki gihe cy'icyunamo cyo kwibuka, cy'icyunamo cy'ikiriyo, kirirarira, n'igihe mu mutima haba harimo kwibuka nanone urupfu abawe baba barapfuye. Ni ukuvuga ngo umutima wongeye kujya mu ishavu no mu gahinda no mu mabara. Umuntu wa Yesu rero arabigenza ate? Icya mbere ni rya jambo Yesu yavuze ngo muhe Kayisari ibya Kayisari. Ni ukuvuga ngo umuco, umuhango, itegeko ryahindutse umuco n'umuhango, ni uko niryubahirizwe uko ryakabaye, kandi na Yesu tumuhibye. Ni ukuvuga ngo dukore icyo Yesu yakora aramutse ahamagawe imbere y'abantu baruhijwe bababaye. Niki umuntu w'Imana uhamagawe mu iterano nk'iryo ngiryo, mu miryango nk'iryo, wabigenza ute? Ni ukuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo. Icya mbere kivugwa Imana ishaka ni ukwifatanya n'umuntu ubabaye wese, n'umuntu ushavuye, n'umuntu uri mu gahinda, n'umuntu wahuye n'ibyago bikomeye, cyane cyane ibi byitwa ikiriyo. Ni ngombwa niko intumwa za Yesu zavuze n'abahanuzi. Ni ngombwa kwifatanya n'abahanuzi b'Imana, ni ngombwa kwifatanya n'umuntu ubabaye. None se wamumarira iki udafatanije nabo? Ni ukugenda ukamwegera, utamwegereye wamumarira iki? Icya kabiri, murumva ko hari ijambo ry'Imana ribihamya ngo ni twegere umuntu uruhijwe ubabaye kugira ngo turebe ko twabona uburyo bwo kumufasha, kumwihanganisha, kumuhumuriza, ariko dukoresha ibyanditswe byera. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana, kuko Imana niyo ibasha guhumuriza, guhoza, kwihanganisha, gukomeza, gukuramo umuntu ikirirarira kimurimo, ikiriyo kimurimo, akongera akamererwa neza. N'umwuka w'Imana abikora. Ni ukuvuga ngo ni amagambo y'Imana no gusenga Imana, gusengera umuntu uruhijwe ubabaye, nta kindi. Nimwumve ijambo rijyanye nyamara n'ibihe by'ikirirarira, by'ikiriyo, byo kwibuka mu mutima. Umuntu agasuherwa, akamererwa nabi, akumva ararwaye. Ni muri Matayo igice cya 11 umurongo 29 na 30. Yesu yaravuze ati, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze aho ndi ndabaruhura, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima.
umutwaro wanjye nturemereye, muze munkurikire, muze munyigireho, imitima yanyu irinjiramo uburuhukiro. Matayo 11:29-30. Umuntu wese uri kwibuka mu mutima uwe watabarutse, wagiye nabi, uko yagiye kose, uko izina ryakwitwa ryose, araruhishwe, kubera ko bimurimo kwibuka bitesa mu mutima umererwa nabi, kuko uri kwibuka ikintu kibi, ikintu cy'icyago. Ni ngombwa ngo wongere use naho uri muri ibyo bihe. Umuntu uri kwibuka ibyabaye muri 1991 abasa naho ari muri ibyo bihe, agasana none ngo bisubiyemo, nuribuka byo muri 73 agasana n'ubisubiyemo, byo muri 59 agasana nusubiye muri icyo gihe, kubera ko haje ijambo ryitwa kwibuka. Nuko uwo muri 96 akibuka, 95 akibuka ibyamubayeho bibi, 96 akibuka ibyamubayeho bibi, gutyo noneho mu mutima umuntu akarwara. Abo rero niwo Yesu ari kubwira, ngo ngwino aho ndi, nguruhure, umutwaro wanjye nturemereye, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Ngwino nguhe ikiruhukiro cyo mu mutima, ngo yewe urushye kandi uremerewe, uruhijwe no kwibuka ibyago ibibi gusa byakubayeho, byabaye mu muryango wawe gusa no mu bawe. Urarushye rero kandi uraremerewe. Mu Gifaransa haravuga ngo venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Umutima rero urarushye, ni fatigué et chargé, uraremerewe, ukora ikintu kiremereye mu mutima. Et je vous donnerai du repos. Ngwino aho ndi, et je te donnerai du repos. Nuvuga ngo Yesu ari kuguhamagara, Yesu arahamagara buri wese urushye uremerewe ngo aze aho ari. Nukuza aho Yesu ari, noneho Yesu akaguha uburuhukiro mu mutima. Nuvuga ngo agakuramo ishavu n'agahinda, agashyiramo umwuka wera, hakazamo ugakira, kuko ni indwara umuntu aba arwaye, iyo ndwara ikavamo. Ngo prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Wumva rero ngo nkurikira, gushyiramo ikiziriko, nguzirike kuri jewe, noneho ikiziriko kigufatanye na Yesu, noneho ugende ukurikiye Yesu uri umwigishwa we. Et recevez mes instructions, ugende wakira inyigisho zanjye, ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima. Yesu niwe ukenewe n'umuntu umerewe nabi mu mutima, uruhijwe, wishwe n'ishavu n'agahinda ku mpamvu yabe bapfuye, urupfu rubi cyangwa rwitwa rubi, cyangwa se atarahari, urwo ari rwose, urupfu rwose mw'abantu mwe aba ari urupfu, kuko ni rubi, kuko umuntu arahombye. Naho uwagiye agiye ari muri Yesu nta kibazo aba agifite, ikibazo kiba gisigaranye abasigaye. Uwagiye agiye muri Yesu aba agize amahirwe. Kandi nkuko nabivuze muri video y'ubujije, uwagiye n'ubu utamenya ko yari muri Yesu ntibikureba, abasha kuba yagiye muri Yesu mu buryo utazi. Ariko
ubutumwa bwiza bugomba kuvugwa kugira ngo buri muntu bwa Yesu bugomba kuvugwa kugira ngo buri muntu wese icyo gihe cye cyo kuva mu mubiri cyo gupfa urupfu rwe rwose kigere ari muri Yesu. Niba atari muri Yesu, nibura abe yamaze kugera muri Yesu. Niyo mpamvu ukeneye kumva amagambo ya Yesu inshuro nyinshi buri munsi atari buri cyumweru, inshuro imwe ku cyumweru gusa oya, ni buri munsi, kugira ngo bikubemo ayo magambo azagutabare mu bihe bikomeye, mu bihe bibi. N'abariya rero bagiye batuvamo, abari baragiye bakira amagambo mu mitima yabo, yabatabaye mu bihe bibi. Amagambo ya Yesu afasha umuntu mu bihe byiza, Imana ishimwe, ariko akagufasha cyane cyane mu bihe bibi. Ibihe bibi rero ku mwana w'umuntu, ibihe bibi byose ni igihe cyo gupfa, ni igihe cyo kuva mu mubiri, kuko ntabwo tubimenyereye kubyishimira ko tugiye kujya gusanganira Yesu, ko tugiye kujya gusanga Yesu, ko tugiye gusanganirwa n'abamarayika. Ntitubimenyereye kubyigishwaho, ariko nabyo dukwiye kubyigishwaho. Ukwiye kubyigishwaho kugira ngo n'igihe icyo ari cyo cyose ugiye kuvanwa mu mubiri mu buryo ubwo ari bwo bwose, uko bwaba buri kose, urupfu urwo ari rwo rwose, uvemo uzi ko ugiye gusanganirwa n'abamarayika kugira ngo bagushyikirize Yesu, kuko bibasha kuba umunezero. Kandi hari bamwe dufite ubuhamya, igihe cyabo cyo gupfa, cyo kuva muri iki kigeze, byabaye umunezero utuje, ariko umunezero. Murumva ko muri Yesu Kristo yari yamenye uwo mwene data, umuvandimwe, umumama wawe, umupapa wawe, uwo muvandimwe wawe, umwana wawe se, yari yarangije guhabwa iyerekwa ko aho ari heza. Nuko rero ntabwo mu by'ukuri ari kurashya imigeri, asa naho atabinezerewe, asa naho arakaye, asa naho nyine, kuko yabyigishijweho. Ariko kubera ko yabyigishijweho, noneho bimusohoyeho, arishimye. Ariko n'utarabyigishijweho, yarashimye, yagira gute? Igihe iryo jambo ryamwinjiyemo rikamutabara, agenda neza, kubera ko ijambo rya Yesu yaririnze rikaba rimurimo, kandi cyane cyane ifasha umuntu mu gihe cy'ibyago n'amakuba. None rero niryo jambo rikwiranye n'umuntu wese, kiremwa muntu. Iri jambo Yesu yavuze ngo urushye kandi aremerewe naza ahondi. Uwumva ko atarushye ataremerewe, ubwo urumva ntabwo ari buze kuri Yesu. Ariko urushye n'aremerewe, we naze. Ni itegeko ry'Imana, naze kuri Yesu. Yesu aramugeza kuri papa we, nta kibazo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntabyo kumana atamujyanye, aramugezayo. None rero iri jambo rya Yesu ngo abarushye n'abaremerewe muze ahondi ndabaruhura, ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje umutima. Yesu arivuze ngo ni umugwaneza, afite ineza nyinshi cyane kandi aroroheje mu mutima. Nuvuga ngo nta mpamvu udakwiye kuza aho ari, kuko ntabwo akurakarira ngo wakoze ibyaha byinshi cyane, cyangwa ngo gusubize inyuma, kandi waje umuje kumutabaza. Kandi icyo ashinzwe ari ugutabara nyine umuntu umutabaje. Mu Gifaransa ngo je suis doux et humble de cœur, ni ndoroheje mu mutima, humble de cœur, kandi umugwaneza. Ni ikintu cyiza cyane ngo et vous trouverez le repos de vos âmes. Nuko kuri Yesu niho hari kuruhurwa mu mutima. Iki kibazo cyo kwibuka kigomba kujyana no kuzuka. Uri muri Yesu niko ko arapfuye, ariko hakwiye kurikira no kuzuka muri Yesu. Nk'uko Yesu yadupfiriye
akagaragazwa ko burya yari muzima, kuko hazuka n'umuntu wari muzima niwe ugaragazwa ko yazutse. ubwo rero yarabidusezeranije ngo bapfiriye muri Yesu nabo bakomeza kuba bazima, kandi mu gihe gikwiye bazagaragazwa ko ari bazima kubera umuzuko werekana ko umuntu ari muzima. ariko umuntu atarazuka ntabwo bimenya, na Yesu atarazuka ntabwo ba Petero babimenye ko ari muzima, kandi yari muzima, yari afite umubiri w'Imana n'umwambaro w'Imana, ari muzima, ari muri paradiso mu ijuru. N'abapfiriye muri Yesu rero bahabwa undi mubiri w'Imana, nyine bari mu Mana, n'umwambaro w'Imana, bari mu Mana, nuko bari mu ijuru, ni bazima, bari muri paradiso. Nuko umunsi umwe Yesu azagaragara kuko ni muzima, kuko kuzuka kuko aragaragaye, azagaragaza nabe mu buryo bw'umuzuko aberekane ko basa. Mbese iryo si ryo jambo ry'Imana rikenewe muri iki gihe. Rirakenewe, ntabwo kuguma gusa dutekereza ikiriyo imibabaro ari byo Bibiliya igutegeka cyangwa ikwifuriza cyangwa ikumenyesha. Ishaka ngo umenye ngo urupfu ruhari koko rwarabaye, kandi ruhari n'uyu munsi, n'ejo ruzaba ruhari, ariko n'umuzuko urahari ku muntu ufiriye muri Yesu Kristo. Ngwino kwa Yesu Kristo. Hari umusaza waririmbye iyo ndirimbo mu Kinyarwanda no mu Giswahili w'umuvugabutumwa, sinibuka izina rye, bivuga Mwamba, ariko sinzi ko ntashobora kuririmba nkawe, ariko yaririmbye neza cyane. Aravuga ngo muzabarushe n'abaremerewe, muzaho ndi ndabaruhura, kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima, umutwaro wanjye nduremereye, muze munyigireho, kuko ndumugwa neza kandi noroheje mu mutima. Uyu muntu yaririmbye Matayo 11 igice cya 11:29-30, aririmba neza. Igihe sinshoboye kumwigana neza, sinkibuka nuko ntiyabiririmbye, ariko byangukiyemo, nawe bigukukiremo. Ngwino kwa Yesu, n'umugwa neza, aroheje mu mutima. Cya kwa Yesu, ahura aho ngaho, fukama imbere ya Yesu. Yesu ndari kure yawe, hanyuma arakuruhura iyo mitwaro wikoreye. Urarushye mu mutima, harabyimbye cyane, urarwaye kubera kubwirwa cyane biriya bintu byabaye muri 1994, byabaye ikindi gihe. Urarushye, ariko urarwaye mu mutima, ariko Yesu yiteguye kukuruhura. Uri we wese n'ibyaha byinshi waba warakoze, kandi nta byaha biba bikeya. Ibyo ari byo zose wibyita bikeya, ni byinshi, kuko bituma umuntu arimbuka nubwo byaba ari bikeya. Nuko kwa Yesu urategerejwe. Yohana igice cya 14:1 nabwo urabivuga ngo yemwe abaruhijwe mu mutima, bahangayitse mu mutima, bamerewe nabi mu mutima, ngo muze aho ndi, ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Mukomeze mwizere Imana. Nababwiye ko ari Data wa twese, ko ari Papa wanyu uri mu ijuru, kandi nanjye nababwiye uwo ndiwe, ko yantumiye kugira ngo mbabwire ko ndi mutangabugingo. Yesu ni mutangabugingo. Ubugingo bwa Papa we ni ubugingo bwe. Umuntu akaba muzima, ibyaha bikamuvaho, n'imitwaro ikamuvaho. Ibyaha nawe ubwabyo ni imitwaro, ni bibi cyane. Hanyuma agerekaho n'ishavu n'agahinda babawe. Nuko rero idini ryo kwibuka abapfuye
bacu mu by'ukuri habuzeho ikintu, hakwiye guhita havugwamo uwo mwanya no kuzuka muri Yesu Kristo. Abapfiriye muri Yesu Kristo ko bazuka muri Yesu Kristo. Kubera iki? Kuko Yesu, igituma Pasika itaduhindukira ikiriyo n'ikirirarira n'icyunamo, iyo turi kubyibuka urupfu rwa Yesu duhita twibuka no kuzuka kwe, kubera ko yapfuye yari ari muzima n'ubundi mu bumana. Natwe rero dukora ibishoboka kugira ngo twinjire muri Yesu, tubeho turi bazima, kugira ngo igihe urupfu ruziye, urwo ari rwo rwose, igihe ruziye cyose, igihe cyose ruziye, rudusange turi bazima. Tugende rero tujye kwa Yesu, hanyuma mu gihe cy'Imana tuzagaragara tuzuwe, tugaragare ko turi bazima, twambaye dufite umubiri w'Imana kandi twambaye umwambaro w'Imana. Ni ukuvuga ngo byo mu bwami bw'Imana ni ubundi buzima rero ubwo kuri iyi si. Nyabuneka nta gihe butazabamo ibiriyo, kugeza igihe ikiremwamuntu kizarangira ku isi, hazahoramo ikirirarira, ibiriyo, icyunamo, umubabaro, buri gihe ku mpamvu zitari zimwe. Urupfu ruzajya ruza rukubite, twagiye rukubita igihe cyose, n'uyu munsi rwagakoze. None cyane cyane abababazwa n'urupfu ni ba nyiri umuntu wapfuye. Ni ukuvuga ngo abantu ba bugufi bo mu muryango n'inshuti za bugufi, abandi ntibababaza cyane, kubera kuko abapfuye mu Bushinwa se hari uyu munsi byakubabaje? Abapfuye mu Buhinde se byakubabaje? Cyangwa muri Amerika mutagira icyo mupfana, mutegeranye cyane, ariko umuntu mwegeranye cyane, mufitanye isano rya bugufi, iyo yapfuye urupfu rwa rwose umererwa nabi, kubera ko umuzi kandi wari umuzi neza kandi wahombye. Ariko we niba yapfiriye muri Yesu Kristo yagiye heza. Nibyo rero nibwo butumwa bwiza Yesu yatuzaniye, niyo nkuru nziza, nizo ndirimbo dukwiye kuririmbana mu mutima, ugakira uburwayi urwaye. Nanjye mubwiye ko tubisangiye, ariko ntabwo dusangiye uburwayi, kubera ko umwuka wa Yesu ugenda unyoza, nkarurwa nkamererwa neza, ishavu n'agahinda bikanshiramo, nkabyakira neza, kuko n'itegeko ry'Imana gupfa ntaho narihungira, ntaho abavandimwe banjye barihungiye, ababyeyi bawe, abana bawe ntaho barihungiye. Niba wowe wararusimbutse, nanjye nararusimbutse, nawe nararusimbutse, ndakumenyesha ko n'ubugiraneza bw'Imana n'ubuntu bw'Imana ntabwo ari ubuhanga bwanjye n'amayeri yanjye, ntabwo nawe ari umuntu wagutabaye. Mu by'ukuri ni Imana yakoreye muri wa muntu uwo ari we wese uratabarwa. Amen, haleluya. Imana rero nabari ihabwa icyubahiro cya mbere, abandi bahabwa icya kabiri, icya gatatu, icya kane, ariko icyubahiro gikuru cya mbere Imana bari isengwa, abari ishimwa ku bawe bagiye bari muri Yesu Kristo, kandi abari ishimwa ku bwawe wowe uri muri Yesu Kristo, kandi abari ishimwa ku bwawe warokotse, kuko niyo yakurokoye, niyo igira itegeko ry'ubuzima. Niko birimbwira yanjye, na Bibiliya yawe niko ari kukubwira, kuko turayihuje. Imana niyo ifite itegeko ku buzima bw'ikiremwa muntu, kandi niyo ifite itegeko ku rupfu rw'umwana w'umuntu urwo ari rwo rwose. Icyo gihe idafite ijambo rya mbere rya nyuma, yaba atari Imana y'ukuri. Imana y'ukuri yakuremye, yaremye ijuru n'isi, iriho n'uyu munsi iriho, kandi iri kureba byose, iri kumva byose,
ikugendaho nta mwanzi n'umwe wakugiraho ijambo rya mbere cyangwa irya nyuma ni Imana. Ikikubaho cyose cyiza ni Imana. Ibi byikoze burya kandi no ku rupfu ni Imana ibikoze burya. Niyo mpamvu Yesu yashyizeho itegeko aravuga ngo mubabarire abanzi banyu, mubabarire abagirira nabi, mubabarire abahemukira. Ni ukubera ko yarabizi neza ko ibyo umuntu yagukoreye byo kwica ni Imana yabimubashishije, niyo yabyemeye ngo bibe, ni itegeko ryayo ryabaye. Nubwo wabikoze yabikoze ari rebelle, ari ikigomeke, ariko ntabwo yabyemerewe. Uwo muntu mubi wabikoze, wakoze nabi, wishe, nabwo yabyemerewe, ni ikigomeke, yagomeye Imana, ariko ni Imana yabimwemereye, yabimashije, kuko nifite ijambo rya mbere n'irya nyuma. None rero Yesu aje ashaka kubishura ngo bimenye ngo babarira. None se wabikoreye iki ko nyine ari Imana yabyemeje? Iyo itabishaka ntabwo yari kubishobora. Iyo Imana itabishaka, Gahini ntabwo yari gushobora kwica Abeli, umukiranutsi Abeli, ariko Imana yari ihari iramureka arabikora. None se urajya kuburanya Imana, urajya guhangana n'Imana, urajyana mu rukiko kimwe nayo, ariko uri butsindwe kuko nayo yaratsinzwe. Yobu yaragiye ajya kuburanya Imana ati nyamara abantu baye abana banjye 10 kandi twumvikanaga na kwitwaragaho neza. Ariko Imana yamujubije, yaramwiwe, yarakomeza araburana. Yewe nawe aho suko, ariko amaherezo iramwiyereka, imwiyeretse aca bugufi ati ngiye n'amahirwe uranyiyeretse. Haleluya. Yewe ibyo birampagije, agahinda n'ijavu no kuburana bivuyeho. Are mbabariye abambekuye abana banje, uburyo babikoze mu bwari bwose, mbabariye abahekuye abambekuye abagaragu banje n'abaja banje, kuko burya arabagaragu n'abaja bayo benshi bishwe muri bya byago yagize. Hanyuma mu kanya gatoya amaze kuruhuka mu mutima no gukunda Imana, yuko ayimenya, ayibonye, kandi ko ifite ijambo rya nyuma, Imana iza kumuha ibyiza hanyuma ya. Haleluya. Ngewe rero nta kindi ijambo ry'Imana mfite rindimo niryo ngiryo, niryo nahawe ngo ndikubwiye nanjye ryibwire. Mwene data muri Yesu Kristo, mbese si ijambo ryiza ryo kukuneza, ryo kuguhumuriza, ryakuvanamo iyo mitekerereze n'iryo dini urimwo riri gutuma umutima ubyimba, umutima ukarwara, ugasuherwa, ukavuga nabi, ukayarira amarira, kubera ko washubijwe muri bya bihe bya cyagiye. Nicyo kwibuka bikora, iyo wibutse ikintu kibi usubizwa muri bya gihe bya cyagiye. Ariko iyo wibutse ikintu cyiza winjira muri bya bintu byiza. Ibuka rero ko Yesu yazutse, urahita winjira mu bihe byiza, arakuvugisha, kuko nawe ukeneye ko akuvugisha. Uramubwira mu masengesho, umupfukamira, umuririmbire, umubwira uti narayobye, ndaje nduhura. Urabona uri buruhuke neza neza, urabona ko aragushyira mu mwuka we, kubera ko uri gutekereza ibyiza, ibintu bizima, kuzuka, kuba muzima muri Yesu Kristo, gutekereza Imana uko yabonekeye, yo uko nawe uri bukubonekere. Yewe ni igitangaza. Nuko rero Imana ishimwe, kubera ko imbashije kudusangira iryo jambo ryayo. Matayo igice cya 11:29-30, umurongo wa 29-30. Yohana igice cya 14 umurongo wa mbere havuga ngo iki? Nuko nyine havuga ngo urahabwa amahoro mu mutima. Ninde se yaguhereza? Ni umwana w'umuntu waguha amahoro? Ni ubutunzi bwaguha amahoro? Bishoboka. Amahoro yo mu mutima, amahoro yo mu mutima atangwa n'Umwuka Wera gusa, kandi uwo Mwuka Wera utangwa na Yesu gusa.
kuko ni imbuto amahoro yo mu mutima ni imbuto y'umwuka wera, n'umwuka wera uyaremamo umuntu, kandi uwo mwuka wera ugirwa na Yesu gusa, niwe utanga, akawushyiramo umuntu akagira amahoro yo mu mutima, ndetse akakongeraho umunezero. Ntabwo ari akanezero, ni umunezero kandi wo mu mutima udahabwa nuko mugenzi wanjye ufite urugo cyangwa ufite umuryango. Uwo munezero ni special, ni umunezero w'umwihariko udasanzwe, ntabwo uhabwa, ntabwo ugira kubera ko wariye neza cyangwa wanyoye neza, kubera ko ufashwe neza n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe, ubuhawe kuko ufashwe neza n'Imana, ufashwe neza na Yesu. Ni umunezero uzanwa n'umwuka wera, urawuzuzwa umwuka wera kubera ko wapfukamiye Yesu ukamubwira ati bayibaye n'ibyaha byanjye, bayibaye n'amaganya yanjye, bayibaye n'amarira yanjye, n'amaganya, n'ishavu, n'agahinda, byose ndabiguhaye abinkuremo, ariko banzirize ku byaha. N'ibyo ngibyo nabyo birakurikira, umubwira uti twara, warabibambiwe ku musaraba, mbimvaneho, sinshaka kubisubiramo, maze urebe n'ibyo bindi byitwa agahinda n'ishavu ko bitakurwamo, hanyuma akakuzuza amahoro yo mu mutima n'umunezero urakurikiraho. Hanyuma uzajya buri gihe ubihabwaho, uko umwanzi Satani aguteye ashaka kugusubiza inyuma, mutekereze ibibi ni ukuvuga ngo ibintu bisharira bibabaje gusa. Umwuka wera azajya kwibutsa ijambo ry'Imana, ubivemo, wibuke ibyiza. Haleluya. Amaze rero iri jambo ry'Imana riri kujya meze nka wa mubibyi wagiye kubiba imbuto, niko Yesu yavuze. Imbuto ni ijambo ry'Imana. Hari umurima umwe utagize icyo bimara, ngo byari bimeze nk'inzira cyangwa se nk'umuhanda, nyaboneka mu mutima wawe he kumera gutyo. Undi wa kabiri nawe umurima wiwe mu mutima we byari bimeze nabi nawe, hari agataka gatoya hejuru ariko hasi ari urubuye, ari nawe ntacyo byatanze. Nyaboneka ngo hari n'undi nawe umurima we warimo amaganya y'iby'isi, yishakira iby'isi gusa, imibereho y'isi gusa, nta niyo afite, ariko hari ibyo akeneye gusa, ameze nka wa munyabyaha wabambanywe na Yesu wari ibumoso. Ubwo rero iri jambo ntacyo ryamumariye, nawe ntacyo ryakumarira. Nyaboneka ibyo by'isi n'ubutunzi bw'isi wabigereranya n'ibyo mu ijuru, ubutunzi bwo mu ijuru n'ubuzima bwo mu ijuru, bikubite hasi, ujye muri wa murima, umutima wawe hazemo wa murima mwiza ukeneye ibyo mu ijuru, ubirutisha ibyo mu isi, wumve ko iby'isi bihindutse ubusa, iby'umubiri bihindutse ubusa. Hanyuma wumve iryo jambo ryo kuzuka riri muri Yesu ngo rirakunezeza, ryo kuba muzima muri Yesu. Hanyuma wava mu mubiri ukawuvamo uri muzima, hanyuma igihe gikwiye ukazagaragazwa nyine kuri muzima kurushaho, aribyo bita umuzuko. Uri mu bwami bw'Imana, n'ubu ngubu rero ubwami bwa Yesu mu by'ukuri buri mu mitima y'abamwizera, buhishemo, niko byanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere, byanditsemo. Haleluya. Ndakwifuriza umugisha w'Imana, ndakwifuriza kwemera Yesu uwo ari we, no kwemera amagambo ye nuko yakunda. Ndakwifuriza yewe mwene Yesu guteza imbere uwo muhamagaro winjiyemo muri Yesu. Ni mwiza cyane, ugenda umumenya kurushaho, umenya na Yesu kurushaho, uzagirira abantu benshi umumaro. Kandi nawe utaramenya Yesu, iki ni igihe cyo kumenya. Ari iruhande rwawe, ntabwo ari iruhande rwanjye gusa, ari n'iruhande rwawe. Pfukama aho ngaho, muhamye aho, umuhamagara aho ngaho, umuhamye, umwizere, umuririmbire, umubwire byose, umubwire ibi ndi kukubwira ko atari ukuri, urebe ko atabigusohoreza.
ushobora no kuboneka mu mubare wabo yabonekeye ubwo kuko umwuka yabonekeye Yobu wabona nawe akubonekeye. Imana yabonekeye Yobu kandi mu izerano rya kera imukiza agahinda n'ijabo yari arimo byinshi cyane, nawe yari yahuye mu by'ukuri na jenoside iriya yariyo nawe, kandi nawe wahuye nayo. Mugenzi nta wundi wagutabara. Tuzaganira mu gihe kiri imbere mu yindi video. Bibiliya yerekana za jenoside zabayemo, turaza gusanga ko ntibishoboka ngo umwana w'umuntu apfe Imana itabigizemo uruhare rwa mbere. Ntibishoboka. Ubwo rero twoye kuburana n'Imana no kuburanya Imana, ahubwo tujyane ijosi ryacu kwa Yesu, arishyiremo ikiziriko, tumukurikire tuba abigishwa be, kuko n'umugwa neza kandi oroheje mu mutima. Nibyo byita kumukurikira, tugendane nawe maze duse nawe, aduhindure duse nawe, umwuka we tumera nkawe, natwe tubagwa neza n'aboroheje mu mutima, kandi tubanga amaso mu ijuru, naho mu isi n'agahe gatoya gato cyane, ntawe uzamara mu isi igihe kinini cyane. Oya, twese n'agahe gatoya. Yesu ashimwe. Mwifurije ibyiza. Mana ugire neza, mwereza atabumvise iki kiganiro, ubishyira ijambo ry'Imana, uko nangira ijambo ryawe ngire neza mu mutima, nawe rimufashe. Kandi duhaye Kayisari ibya Kayisari, ariko kandi duhaye Yesu ibya Yesu. Amen.